imbuga nkoranyambaga zaje nta muntu watubwiye ko ziri buze, ziza kandi batubwira ko zikoreshwa n'abanyabwenge, noneho abanyabwenge baza batubwira ibitagira ubwenge. Twabonye ku mbuga nkoranyambaga witwa Kiraman takamba rwose avuga ati mama Scovia ndagusaba imbabazi, wangiriye inama sinabyumva, hari content wansabye kureka sinayireka, ariko nyuma nza kubyumva numva koko nkwiriye kuba nyireka. Twavuga ko kuri ubu ngubu umwuka hagati yawe na Kiraman ukeye umeze neza? Yego, amahoro y'Imana abane namwe mukunda One Nation Radio, Radio ya Diaspora Rwanda, ijwi rya Diaspora y'u Rwanda, aho muri mu bice bitandukanye by'isi. Nizere ko mumeze neza, nizere ko uyu munsi wabereye uyu munsi w'umugisha. Uyu munsi natwe watubereye w'umugisha nk'uko namwe wabereye w'umugisha. Tugiye kuganira na Scovia Mutesi, ni umuyobozi w'ikinyamakuru Mama Urwagasabo, akaba n'umuyobozi wa RMC, n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura. Tuguhaye ikaze kuri One Nation Radio, twishyura nawe iryo waduhaye muri ofisi yanyu. Murakoze cyane. Ni byiza cyane kuganira namwe, ni ukuri aya ni amahirwe tugize, ntabwo tuzabyibagirwa. Ni byinshi byo kubaganiriza, ni byinshi byo dukeneye ibitekerezo byanyu, kuko hano kuri One Nation Radio dutanga ibiganiro bikusanya ibitekerezo bitandukanye by'abantu batandukanye. Ni byinshi bihari, ariko mbere y'uko dutangira ikiganiro no gukusanya ibitekerezo byanyu, twabonye ku mbuga nkoranyambaga witwa Kiraman takamba rwose avuga ati mama Scovia ndagusaba imbabazi, wangiriye inama sinabyumva, hari content wansabye kureka sinayireka, ariko nyuma nza kubyumva numva koko nkwiriye kuba nyireka. Twavuga ko kuri ubu ngubu umwuka hagati yawe na Kiraman ukeye umeze neza? Ntacyo twaba dupfa ko ntituziranye. Buriya abantu bagirana ibibazo kuko baziranye, njye nawe ntacyo duhuriraho. Abivugira ku mbuga nkoranyambaga nk'uko wenda n'ibyo yise ko byamuhemukiye yabyumviyeho cyangwa yabibonye kuri televiziyo. Ntabwo wagirana umwuka mubi n'umuntu mutaziranye, mudafite icyo muhuriyeho, mutagendana, mwarwana muhuriye se, nta kibazo gihari. Ntekereza ko wenda nyuma y'uko asabye ziriya mbabazi, hari ubutumwa mwanditse ku mbuga nkoranyambaga zanyu, ariko sinzi ko mwari bwabona umwanya wo kubivugaho cy'imbabazi cyo bimeze gute, kuko aravuga ko ataruhuka utaramuha imbabazi. Ntekereza ko ati uburyo bwe we yabonye ko ari nubwo, ariko yewe kumuvugaho ni nk'uko mvuga no ku bandi cyangwa ku bindi bintu cyangwa ku bitekerezo by'abandi. Ntabwo rero kuba icyo navuze umuntu atacyumvise neza mbifata nk'aho twagiranye ikibazo ngo hagomba kuboneka n'icyiciro cyo gusaba imbabazi. Yafite ibyo yakoraga, ntanga igitekerezo uko mbyumva, nawe atanga ibye nyuma yaho uko abyumva. Wenda nyuma igitekerezo cye yongeye akisubiraho arahindura, noneho yumva ntabwo icyo yatanze mbere ari cyo. Ntekereza ko ari procedure yo gutanga ibitekerezo, nta n'ubwo ikwiye kuba ari impamvu yo kuvuga ngo nahimutse sinahimutse, ndasaba imbabazi sinazisabye. Utanze igitekerezo ukakisubiraho mu kanya ugatanga ikindi, ntekereza ko nta mpamvu y'imbabazi. Yewe nawe ntacyo twapfa ko ntituziranye. Yego, birahura hanini n'ibyo tugiye kuganira. Arasaba imbabazi kubera content cyangwa kubera ibyo yakoze agashyira ku mbuga nkoranyambaga, birimo ibyo utabonye neza mu bitekerezo byawe watanze. Muri iyo content yatanze ni izihe ntenge zari zirimo? Ntabwo nigeze nzibona, nabonaga utuntu abantu bakase, abandi bazana ku mbuga bavuga. Inshuro nyinshi ntabwo njya gushaka kumva ngo mfate umwanya ngo uyu yamvuzeho iki, uyu munsi bwakeye bamvugaho iki, kuko njyewe ubwanjye singize inkuru. Ariko abatafite izindi nkuru bakumva ari igihe bagize inkuru, ndabareka bagakomeza bakavuga. Ntabwo nabona umwanya ujya kubyumva pe. Abantu najyanye nkabona banyoherereje nk'akantu ngo rurageretse hagati ya Kiraman na Scovia, ariko genzi ko rutageretse, twagereka duhuriye hese ko ntacyo twari duhuriyeho. Navuze ko mutanaziranye. Ntabwo tuziranye. Njye nawe nshobora kuba ntaranahura nawe imbona nkubona, gusa nyine ndamuzi ko njyewe ndeba filime ze. Ndeba filime ze, ni nayo mpamvu nakoze comment kuri filime yakoze, mbona hari impungenge iteye.
yego wabonaga ko harimo impungenge. Reka tuganire cyane kuri content, cyane nko mureberana n'abanyamakuru bigenzura nk'urwego RMC. Hari content turi kubona zihari ziri ku mbuga nkoranyambaga cyane, kuko ntabwo ndazibona muri mainstream, zirimo ibintu zitandukanye n'izo twabonaga mbere. Ukumva hari uvuze ngo hano twebwe dukora massage body to body, ngo umukobwa nkakumasa ngo n'amabere, ngo kumva nyine ni ibintu biri explicit, ibintu bivugwa ariko mu minsi ishize bitavugwaga. Nk'izi content mwebwe zivugaho iki? Mubona ziri kugana hehe? Mubona zifasha iki abanyarwanda? Icya mbere ni uko abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga ntabwo urwego RMC tubagenzura, ni abantu bari mu gihugu baccessinga internet nk'abandi bantu bose, kuko gufungura email nta kiguzi bisaba, nta dokima bisaba, ni ikintu gikorwa na buri wese ubishaka cyangwa ufite uburyo bwo kubikora. So ntabwo ari twe tubigenzura, ariko hari inzego za leta zishinzwe kureba ibikorerwa ku mbuga nkoranyambaga, niba harimo ibyaha cyangwa amakuru, kandi baba bazikonsoma n'abazikoresha bose bazihuriyeho. Byagorana ko ntanga igisubizo cy'icyakorwa ku mbuga nkoranyambaga za chairperson, ariko njye nka Scovia, imbuga nkoranyambaga ntabwo bwaza ari mbi, nta nubwo zatumye abantu baba babi, ahubwo imbuga nkoranyambaga zatumye tumenya uko abantu bameze, uko tumeze, uko twiyumva, uko tugaragara. Ni iki imbuga nkoranyambaga zikora uyu munsi? Urumva umuntu yashoboraga kuba akunda kwambara ubusa yabibwira abantu, ariko akumva ntiyaza mu mujyi kuhagaraye kwa rubangura bwambaye, so akuramo imyenda agashyiraho kamera akatwoherereza, tugakonsoma, tukareba, tugakora komenti, tugaseka. Rimwe na rimwe akibeshya ko abantu barimo kumureba ari benshi, afite followers benshi, afite abafana benshi. Ubundi tugira ibintu bibiri: abafana ni ba bantu baje bakunda ibyo ukora, hanyuma tukajya n'icyiciro cy'abashungera. Urabona umuntu wapfuye, uriya muntu ntabwo tuba turimo kumukunda, kuko niyo umuntu ari uwawe muvindimwe, niyo yaba ari umwana wawe, iyo yapfuye uramuhunga, ariko yaguye aho ku nzira turamureba. Buriya tuba twakunze umupfu, tuba tumushungereye. Ni nako bamwe mu bakora ibikorwa bidakwiye ku mbuga nkoranyambaga bibwira ko abantu barimo kubakunda, barimo barabashungera. Icya kabiri, n'aba bandi babashungera nta nubwo baba bashimagiza. Nuriya muri comment uzabona bababwira amagambo mabi, babatunganya, babatuka, bakoresha nabo, ukabona muri izo comment naho harimo abandi bantu nabo bafite uburere budahari, barezwe nabi cyangwa se barezwe bakanga gufata uburere. Nicyo kintu navuga, imbuga nkoranyambaga zerekana umuntu uwo ari we. Zitaraza wakoraga iki? Zije ukora iki? Buriya ni nk'abantu bajya bavuga ko amafaranga agashobora gutuma umuntu aba mubi, ngo abe umuntu mubi, ngo yirate, ayakoresha agira nabi. N'ubusanzwe muri we kamere yo kugira nabi yari ayifite, yarirataga, ariko kubera uko asa n'uko agenda n'uko nta mafaranga afite ntabashe kubigaragaza. Noneho yayabona agashyira mu bikorwa imitekerereze ye. Iki imbuga nkoranyambaga zidukorera. Kandi ikindi, nta nubwo zikoreshwa n'abatari abanyamakuru. N'abanyamakuru barazikoresha, ahubwo umunyamakuru udakoresha imbuga nkoranyambaga afite ikibazo kugeza ubu, aragifite gikomeye. None ukuvuga ngo izo mbuga sinjye nzibaho. Ubu televiziyo nonaha, ubu twese dutegereje ko Kabila bamusomera icyemezo cy'urukiko. Ikintu cya mbere kiri butume mbimenya ntari Kinshasa ni imbuga nkoranyambaga, kandi ntegereje iyo nkuru aho nicaye ku rukiko. Nturi butegereze kujya kureba RTN ngo umenye ko bamukatiye. Oye, RTN iraza kuvuga amakuru nimugoroba, ariko njyewe haba kuri website y'urwo rukiko niba bahita babishyiraho, yaba kuri Twitter y'uwakatiwe kuko wenda adafunze araccessinga internet, yaba iy'umwavoka we, yaba iy'abafana cyangwa ab'umuryango, byanga bikunda ndabimenya mu gihe kitatwaye iminota 10. Wenda aho ndi butandukanire, ndaza gutandukana n'uwicaye mu cyumba cy'urukiko, kuko warimo arumvisha amatwi ye n'amaso, noneho aba ari we nza kugira sosa, ahubwo wowe wicaye niwe uri bumbwire, arambwira herero. Televiziyo y'Abafaransa iraza kuvuga amakuru ryari? Aho njye naba nagezeyo gihe ki kugira nze kureba televiziyo. Ariko imbuga nkoranyambaga, iyi mashini yanjye nyifite hano, telefone ndazifite, buri mwanya ndimo ndacunga. Kabila bamugize umwere, bamufunze. None ntangiye kwibaza, bakimara kumufunga baravuga imbuga nkoranyambaga twese
zikoresha, Mm. ahubwo ibizigaragaraho ni ibigize uwayikoresheje, naho imbuga nkoranyambaga nta kibazo zifite. Icya kabiri, zitanga akazi cyane ku bajene, zafashije buri abana benshi, abasore, inkumi, abagabo n'abagore. Ni isoko, ni isoko ry'ubucuruzi. Uwize umushinga we neza biramutunga, biramutunga. Urumva ntushobora gupfa kubivuga ngo ubyemere, ariko nka televiziyo uyu munsi nyoboye iva mu mafaranga akomoka ku mbuga nkoranyambaga. Niba ureba ahantu dukorera ukuntu hangana, ntabwo ari amafaranga, ntabwo ari ahantu wakubaka gutyo udafite keredi, ariko imbuga nkoranyambaga zaduhaye amafaranga, turayakoresha kugira ngo noneho dukore, tuzikoreshe zitubyarira akazi k'igihe kirekire. Ho nk'ubu umuntu uduha amafaranga kuri Google, namwe uzaba hano azashingira kuri ibi navuze, ariko ntabwo tuzi ngo azafata inama zarema y'icyo ari budukorere, ntabwo twayiremye. Noneho hagiye kuba iki rero? Dushobora kubyuka tugasanga aravuga ngo kugira ngo hostingeho ushyireho ikiganiro ugomba kujya ubanza ukanyishyura 3,000. Ntituri buveho twese? Njye nk'umunyamakuru uri lokali naratekereje ngo ku mbuga nkoranyambaga tuvuyeho najyayo, kuko sinigeze ntekereza kandi kazi nzakora nyuma y'uyu mwuga. Ntekereza ko ningira amahirwe nzawusaziramo kugeza ku munsi wa nyuma nitwa ko ntakibasha kugira icyo nkora nkaruhuka. Imbuga nkoranyambaga rero ntacyo zidutwaye, ziradufashije, ziradutunze. Hari abo zigishije, hari abo zubakiye, ariko zifite n'abo zisenyeye, kuko hari abantu wibwira ngo aje gukoresha imbuga nkoranyambaga, rimwe na rimwe aba bashya baza bigira kuri twe. Ari nayo mpamvu abanyamakuru bakwiye kuba ari urugero rukomeye muri iyi mihanda, wa mugani wabo, bakwiye kuba bakoresha imvugo zumvikana, ndetse n'abakuru mu gukora ibi batari n'abanyamakuru bakwiye kuba bafite uburenganzira. Dufite uburenganzira, ubundi imbuga nkoranyambaga zaduhaye uburenganzira bwo gutanga igitekerezo uko ubyumva, ariko ntabwo ziduha uburenganzira bwo gusenya umuntu, gukora ibyaha, kurimbura. Wahereye ku cyiswe imbabazi, ariko ntababeshyegeyeyo hari imbabazi ndimo ndeba hanze zimaze kongera ahantu. Umuntu araza agakora ikintu kidakorwa, akandagaza umuntu, akavuga ibitavugwa, hashira akanya abantu bangaye, akagaruka agasaba imbabazi. Ntekereza ko hakwiye gusuzumwa ngo ese gusaba imbabazi bikuraho ko habaye icyaha cyangwa ikosa. Umuntu akwiye gusaba imbabazi ariko agahanirwa n'icyo yakoze, kugira ngo, kuko gusaba imbabazi bigora umuntu ufite umutima ukunze kandi wumva yatewe ibyago n'icyo yakoze. Ariko gusaba imbabazi kuko uzi ko ari byo bituma utagira icyo ubazwa mu nshingano wishe. Niyo mpamvu ubona abantu bose birirwa bavuga ibitavugwa, bose batonze umurongo basaba imbabazi. Byagenze bite kugira ngo twisange? Ntabwo nkubaza nk'umuyobozi wa Mama Rwagasabo cyangwa wa RMC Munyarwanda watanga ibitekerezo, utanga n'ibitekerezo ahantu hatandukanye, kugira ngo twisange. Ari naho nahereye kino kibazo cyanjye, dufite ahantu harahari ko byenda kose, ahantu ntabwo habura, ariko abantu bavuga bakatangira kuvuga n'ibitaravugwaga, ibintu by'abantu bambariyeho bakagenda hariya bakabivuga, bagatangira gusenya umuntu, bakamugira ukundi kuntu. Iyo freedom yavuye hehe kugira ngo abantu bisange babivuga kandi bakumva nta kibazo? Ubundi buriya iyo umuntu agiye kujya gukora isoko akora save, ibintu nzacuruza biva kuri iyi soko, bisaba transport ingana gute, bigeze ku isoko iwacu abakiriye ni bande. Buriya nk'umuntu ujya gutangira projet ishobora kuba ifata icyiciro cy'abantu, akwiye kuba asoma imibare ya statistique. Ugiye gucuruza imiti ifasha abantu barwaye imitsi, ukwiye kubanza ukamenya ngo abakecuru n'abasaza batakibasha gukora siporo isanzwe bangana iki, bityo ukamenya ibyo udaduwana cyangwa ushyira mu ruganda. Ngiye gucuruza ibintu bikonsomwa cyangwa bikenerwa n'abajene, percentage yacu ingana ite? Iyo ni save y'isoko. Ese aba bajene bahurira kugira ngo icyo ncuruza bazagura bariho njye? Ni kuri kaminuza. Abo kuri kaminuza bakora amafaranga muri buruse. So iyo babonye buruse se baba bafite ibibazo bingana iki? Bishyura inzu, bakishyura ibyo kurya. Naba ncuruza iki kiri busaga ari bukenere nyuma yo kurya no kuryama? Ubwo nicyo uzana imbere ya kaminuza kuba ari cyo ucuruza. Ikintu cya mbere ukora, uzana impapuro na printer n'ikaramu. Ibyo nibyo bintu bya mbere umunyeshuri agura nyuma yo kwishyura ibyo arya naho aryama, ahera kuri ibyo. Ukiga. Ariko uvuze ngo urajya gushinga iduka ry'imyenda myiza ihenze kandi yambarwa n'abajene imbere ya kaminuza, kandi ipantaro imwe igurisha 50,000, mu by'ukuri ntabwo wize isoko.
rero abantu baje kuri izi mbuga nkoranyambaga tukajya dutya, habaye aba mbere byatwigiye isoko, twese turarikora. Imbuga nkoranyambaga ubwazo zifite amahame zigenderaho, ariko twe twarazakiye, twisanze zaje nta muntu watubwiye ko zizaza. Ni nk'ukuntu twaba twicaye hano nta muntu wigeze atubwira ko hari bugwe imvura nyinshi idasanzwe. Urabona hano umuryango urakinguye, n'uriya twawukinguye, twakinguye amadirishya, ya mvura ikagwa ifite umuyaga, byanga bikunda turajya gukinga, ibi birahure byamenwe n'umuyaga, amazi yaguye muri izi mpapuro dufite hano mu ofisi, dokima zose zaguye, kubera ko ntabwo meteo yigeze itubwira ko uyu munsi haza kugwa imvura irimo umuyaga. Imvura yanakubye ko nta nzi ko harimo umuyaga ndabireka. Iyo mba mbizi navuga nti iyi si ya mvura yavuze y'umuyaga nkatangira gukinga, ikaza kugwa nkanyagiwe. Imbuga nkoranyambaga zaje nta muntu watubwiye ko ziri buze. Ziza kandi batubwira ko zikoreshwa n'abanyabwenge. Noneho abanyabwenge baza batubwira ibitagira ubwenge. Bituma twese dufata umurongo tuvuga ngo imbuga nkoranyambaga uzivugaho. Kera YouTube ikiza baravugaga ngo abantu batavuze ibifitanye isano n'ibitsina cyangwa mu ijambo rimwe bita ibishego. Umuntu ataje ngo avuge abagabo bamurongoye 40, hataje umusore utubwira ukuntu arara mu ngo z'abagore bashaje, ngo nta muntu uzareba iki ibyo bintu. Urumva umuntu wize isoko ry'imbuga nkoranyambaga n'ubu aduha ibyo. Noneho wowe ukaza uvuga uti ibi sinabivuga, ugatangira kubiberekera, ariko ukazana ibindi bisa nk'ibyisirimuyeho, ugakomeza. Bamwe bakanavuga ati ariko wavugaho ko ifumbire yabuze abaturage bakibwa ifumbire, byo babireba, mukanga kubireba completely. Ariko uko iminsi ihita wenda bamwe bigakunda, abandi ntibikunde. Ikibazo nicyo.